Jihad. Impamvu biri kwanga no kubera gore batari kuyikoraho. Okay. I see. Jihad ndavuga numva. Jihad. Jesus. I think Taina network kandi nabikubwire yago muri mwabyumva gwe mu none suri kunyumva urakumva noneho birumvikana uri kunyumva turi kukumva en fait bya bindi bakandaho ngo mutinga ngo gira gute ntabiriho hano imbere yanjye gende kubireba so ngo bimeze bite kuri level yapfubye kanda hari yumanure iri amaningane birahita biza bikunde ubundi amakoini bajye bagugiye yashyira he ibyo ngibyo je ntabyo mbanze ibintu bya TikTok ntabyo mbanze nkawe nk'umuntu hano ngo bimeze gute ja hano rero nk'umuntu wa buretse ufite ikibazo nakivuga ureke kuvugwa umeze nk'uri guca amakoma Godfather ya please mwareka please uwo si okay guys mutafite screen kugira ngo tuze kumwumva nataka ngoje ntabwo se muri kunyumva turi kukumva turimo turakumva rata Jihad okay twagiye wasabye imbabazi nzisabande ikintu cyaciye ugikuba ejo nuko Jihad ngo video wakoresheje ushumika Natasha ku bibazo bya Muyango na Kimenyi ngo wayihawe na Muyango uri umukozi wa Muyango Godfather ibintu bimeze gutya na Jihad ntabwo buretse nimwe muba mwizanye reka babivuga uko muba mwabibabwiye dada upo urimo urumva arimo arajya arimo aranshinja ngo nishyire kameze muri mute numve wowe vuga ibyawe ntuzata kuvugira kuko biraza Godfather utazajya ushirisha amaba nibyo nanjye niba ndamubwira mu bintu bya ngo turwane reka yivugire ja wimera nkuca amakoma ja Godfather aramamagara ambwiye ngo nishyuye Keza amafaranga ngo nimba ngo n'undi mugabo ngo batege ngo Muyango ndambwira ngero uvugisha kuri vuga ku bintu bindeba kuko jewe ibintu bijemo Keza n'abandi bantu vuga ku bindeba ibindi simbizi kuko urabizi neza twaravuganye ibyo Natasha ibyo ntabwo none niba nta bindeba birahanga hanje kufanya nini hapa please cyo baguhamagare sinyizi ja Godfather goodbye baby I'm not kidding Jihad gumana mumbe ja buretse manza ufitanye ikihe kubazo n'umuntu kuri kumuza kuvuga Jihad Muyango yagutumye gushumika Natasha buretse gato aguha video urazura muragira ibisiga maze bakubwira rindira kabagirwe mbw'ibisiga wambwawe ndakwiyamye reka Natasha avuga ibyo avuga ureke kuza kumbeshyira ahanga barakubaga uragenda ujya gusaba imbabazi kabagirwe ibisiga wagiye gusaba imbabazi mukobwa tewarekiri wanona gasaba imbwa amazi wandaya Natasha navuga ibyo avuga nimba afite ikibazo jewe tuvugana naho ibyo kuzana ibyo kundigarika ntabwo madame wagiye gusaba imbabazi nakubugumya tewarekizwe kiri wano wamakuri Natasha tugende gake Natasha wabadeke wabayiki Natasha yasinze umujinya avuga urugande buretse uzumwumve nataniki Jihad njye namubwiye ngiyewe cyiza amazima yavuyeyo nta kibazo mfitanye n'umuntu nibyo buretse gatoya waretse ko nanjye numva mushobora kuba mwashyirishijemo muri izi live zanyu ahangaha ko wagira ngo habe ko muri nuze mwambwiye icyo ibijya muvuga nkigendera ko reka nkubwire Godfather aravuze ngo reka mpamagare Jihad kwa kudubuza ashaka iki Godfather sara nkumbuye ahangaha arabizi ko tuziranye ndagusabye Jihad warabyengariye najyayo bivoyisi kumvikana ikintu kimwe tugende gake uretse gato mwimvugiramo ntabwo ngeze kuvugira uruhande ngo nyiri tiko Jihad wavuye niwe muntu wa mbere muri ibibazo bya Muyango na Kimenyi watatse umuntu wa mbere uza wataka Natasha uretse gatoya rindira hano ese ubundi mwavuze ko ikibazo kimeze nkabasubiza je ntabwo nje kwisobanura hano njya nisobanura
uretse sinje kwisobanura sinjya nisobanura mu ndaya no mu kuko abantu bose bakoze hano bamwe na bamwe ridaya mbwira ibyo mbwira Djihad nanjye unshyizemo indaya ni wowe oya sheri mvuze bamwe na bamwe hano mami sheri wowe ninjya no kuvugura manuka kuko sinatukana ahantu uri ndakubwira wibeshye Uravuze ngo nitwe niba ndi indaya ubuzaze nguye Djihad okay reka tubeseriye noneho tugire tubeseriye ukumva iyo ugiye kuvugira hejuru ugiye kame mechanism dafaza kuvugira hejuru ndabaza uri mu bantu bakoze ikiganiro kibasira Natasha hano yes or no kibasira Natasha yego uzana n'abana be video y'abana be urabimanika nyine wivugiramo ikiganiro maze kukizana hanyuma ikiganiro waje kugisiba kivanaho ariko kivana uko Natasha yaguhamagaye arakubwira ati Djihad warenze umurongo utukura ntabwo ushobora kunyibasira muri ubu buryo Djihad wabyutse mu gitondo ucisha itabona ikiganiro uragenda ukivanaho ukora ikindi kiganiro gisaba imbabazi ariko ikintu gitunguranye mu magambo angera havuye ikuzimu mu kirunga wavuze ko iyo video aya magambo nabwiwe ejo nahanga byaravuzwe hano ejo bakukomoje wose ndi kuko wabivuze bivugwa ko wowe wavuze ko byavuzwe nande iyo ari ibintu biri kuvuga muke muri kuvuga ibintu byumvikana bivugwa ko wowe iyo video byavuzwe nande Natasha amaze kubitubwira nona Natasha subitubwiye ko iyo video wayihawe na Muyango kugira ngo ushumike Natasha turavuga ati bishoboka bite Djihad asigaye akora mu iposta ku buryo deliveryinga ibyo abantu badashobora kwivugira niyo mpamvu twakwifuza wowe ibyo bintu byarabaye koko kugeraho ukoreshwa ugakora ikiganiro ukanagisibishwa ugakora ikindi ariko Djihad ikintu ngo cyababaje kurushaho icyo kiganiro gisaba imbabazi nyuma y'iminsi mike waragiye hahandi hasaba imbabazi uhita uhavanamo ijambo ni iryawe umva nkubwire Godfrey reka mbikubwiza ukuri iyo video nta muntu wayimaye memu na Muyango ntayo yampaye ni video nanjye ubwanjye nifitiye Yesu Kristo iyi code DJ ubwanjye nari codinze muri telefone yanjye ndayifite uri kumva none se Natasha nguyu Natasha buretse gato cyane ngo iki aho yayipostinze hose twazikuyeho uri kumva iyi video ndayibika uri kumva ikintu cyatumye yipostinga buretse gatoya rindira gatoya njewe shaka makuru please unzanire ibintu byo kunterekera amagambo mu kanwa ndangije video subiza inyuma kuko ni video nari codinze kera video subiza inyuma ndayumva sanga uyu mugore ari kuvugamo ko abana ngo bazaba ngo nka anko Kimenyi aba bana se bafite se witwa Kimenyi iyo video ndayifite natawi kwikanga gutyo ndayifite abana bafite amara harimo dadike ntago harimo Kimenyi please bafite ngo nuko rero mu mihanda twebwe tuba tubazi kandi urabizi neza yuko uziranye na Kimenyi byinshi cyane mada tujye tureka kubeshya ejo si wowe wari uri kwivugira ngo niyo yacu kukuguru n'ibiki byose dukomeze iyo video ndavuga nti abana se barimo ankoke Natasha ni wowe wizanye hano hamwe mvuge nawe uraza kuza kuvuga ngwande kubanza uvuge ndaza kuvuga nyuma umva nawe bawambabariye ukaba uri kumvira hasi ko jewe ntashaka kuvuga n'abahantu ariko n'ibiki ivugire Djihad ko ndakuba ivugire oya buretse je nubahanana nivugire ntacyo bidutwara ivugire ngenda jya mute reka ivugire ubwo nteza amatwi ndiko kumva noneho buretse video ndakunkora ikiganiro nyivugaho turi kumvikana uburyo bwanjye nabivuzeho n'ubu video ndacyazifite zarakaswe turazisevinga noneho njyewe icyo ganiro nagikoze nyuma umushuti wanjye wenda na Natasha ni famille nubaha nkunda arantelefona si ngombwa ko muvuga hano kubera ko jewe uwo muntu ndamwubaha arantelefona aranambura uri kumva arambwira ati Djihad wakoze ikiganiro uvuga yuko bivugwa yuko bari abana bishobora kuba ari abakimenyi na Natasha nukuri ntago ari byo sabe uri kumva kuba abantu baziranye ntibivuze ko bana babyaranye shashu rwose ntago ari byo kandi n'abana amasura bayashyizemo agaragara noneho ni kandi aravuga ati ikindi yambwiye ngo tuvugane cyangwa se
ashyireho bavuga ngo iki abavoka bakurege kuko warengereye washyizemo abana ndamubwira nti shu ntimuvugishe nijye mu buzima bwanjye sinkunda ibintu binteranya n'umuntu ikosa ryabaye nuko hajemo n'ishusho y'abana kandi igihe sinjya nkora ibiganiro birimo abana muzabyitegereze n'ikosa ryabaye nuko ntigeze mfuka bariya bana kuko ni ibintu bitari confirmed mu ntega amatwi nariko itsoke njyewe turabikuramo ntari ariko nawe nabone kumumbwirire kuko uyu mugore nta na nimero ziwe nagiraga please mvugana na timu ndabibabwira baje turavugana turabisotiga ndababwira ni rero njyewe mu buzima bwanjye uretse niyo bitaba abana umuntu wese namukoze ikiganiro mpora mbivugana n'abantu mwese murabizi iyo kimubangamiye arambwira je nkagikuraho ntaribi nko kugira ngo bitere intambara uwo ni njyewe cyangwa no kuzana ibintu byo guterana amatika adashoboka ikiganiro ndangije uyu nguyu aransobanurira anasobanura na situation yababyayemo sinje kuyizana ahangaha ni umubyeyi ibyo sinabivamo kuko ntiyabyizaniye aha ni ibintu twavuganiye mu gikari ndangije ndamubwira nti tuza jewe ndabikuramo uri kumva ndagaruka ndicara nkora ikiganiro ndavuga nti muribuka tuvuga kuri ibi aba bana ntago nkuko byavugwaga Save yababyaye nabuyu yababyaye gutya na gutya nta nubwo ibyo bintu twakwirirwa tunabyinjiramo uri kumva ndangije ndamubwira namusabye imbabazi mu mbere uri kumva ndangije jewe ndagenda ndegama icyo kiganiro kiracyahari nako kanabivuzemo karacyarimo kiratarimo bamwamwe amashampanye menshi nimumenye ko bihari ahubwo ikibazo gihari urashaka gutukana nanjye kubera ibyo bintu byabaye kuko iyo video irahari zishobora no kuyikoraho niko bimeze Natasha ntuze kunyikorera muri iyi mihanda kugira ngo kuko nanjye ntundushe umutwe munini wo kwitorera arimo aragushyushya arimo arabona rero Godfather wiza gushyushya ahangaha n'ibiki byose je sinkunda umuntu mushyirira amagambo mu kanwa uwo ni njyewe ona kubugumya ikindi nta muntu wantumye nta nuwantuma kuko nta muntu wanegeka kuvuga ikintu nta n'umuntu kuko jewe nshaka makuru kandi ikindi Natasha nguhamagaye kanga twavuganye kuri telefone turi kumwe n'uwo mushuti wacu no urabizi ko ari umushuti wanjye tishobora kumuzana hanga kuko ndamwuba ubwo surumva koko Natasha ikibazo ufitanye nawe ni iki keretse ahubwo nimba ushaka yuko bijya mu mategeko nta kibazo iyo video irahari ndacyayibitse kubugumya nze wawe ndeko nkamvuga mesirine nambaye ku macasi twakata umkazo onjaga zaki nze sirina cece mpagaza yabadankamba okay Godfather goodbye see you uretse kugenda amva Djihad nta muntu waje kuguhamagara kugira kuri ibintu ejo Djihad ateka mubwire njye nabwiye Godfather namwengeyeho na Djihad ibyanjye na Djihad twarabirangije Djihad yasibye ikiganiro ndamubwira ikibazo cy'abanyarwanda ni kimwe iki bapromoting ntago bajye bapromoting ikintu cyiza kuko nta muntu n'umwe nabonye akatama ka video ngo agapostinga kuri TikTok cyangwa kuri YouTube avuga ngo Djihad yasabye imbabazi yakoze mistake ariko kubera ko abantu twe dukunde byonone se niho mpamvu bapromoting ikibi ariko ikiza ntibagikire gute ntibagishira imbere namwanje na Djihad nta kintu dupfa nta na kimwe rwose habi ibyanye na Djihad twabimara ariko uyu kubera ko ashaka gushumika no kubugumya umbabarire unyumvire uyu mudamu uretse gato no ntabwo Djihad niki ejo nta muntu akubwiye kuri ibi bintu ninjye abikubwiye Godfather ntabwo wari wasibye ngo urakora live Godfather ubu ni se cyewe wambaza gukora live igihe cyose sinkora ama live okay so rero tukira ahangaha Djihad sibyo ibintu bijyanye na Natasha birarangiye cyangwa ntabwo birangiye ibintu byawe na Natasha birarangiye tugarutse thank you by the way mfatiyeho n'umwanya nje munkure muri bino bintu bari gukure bawabijemo none waje kuvuga ibyo twavuganye muri inbox ujya
Djihad. jewe uzi mureke mbabwire no twarabirangije njye na Djihad none se Godifa wowe urashaka kunteranya n'abantu cyangwa eno cyayagaragara kushumikisha ndaguteranya n'abantu ashumikisha nde jewe Djihad umuntu ashumikisha ndakubaza ngiye nguteranya n'abantu ndakubaza ibi bintu biva ikintu nguyu se wewe uri kubyivugira nyir'ubwite uretse gato Djihad none se Godfather kibazo rukunikana nkaye ntutumemvuga ndakumva gushyiraho iyo foto ya Muyango na Kimenyi ni uko bakunze cyangwa wayigize profile picture ndakubaza nsubiza turi muri iyi saga tuyirimo reka cyane ndakwiyamye turi kwiyamye sazi wanje ashaka ndigendera ndakwiyamye ari ngewe mbere yuko ugenda umva nkubwire ese uri kuri ruhande ja bye uri kuri ruhande mu je Godifa ibitotsi biranyishe kanje kwiryamira rwose je goodbye Natasha mbere yuko ugenda Djihad Natasha bye shu hanyuma ikindi umva kadamagurike katuva mu nzira we mukarutera ngewe ubu ngubu nta muntu tuzajya tugira ibintu nabibaze umuntu uzajya ungiraho ikibazo hano umuntu ndavuga nzi gushaka amakuru umuntu uzajya wumva namubangamiye mu nkuru nakoze ajya mbwira aho kugira ngo ate umwanya we cyangwa ikigewe ngende umuntu wumva naca bugufi ariko iyo nzamukanye nanjye ndazamuka ikibazo cya Muyango na Kimenyi nakivuzeho ja uba wabaci ikibazo cya Muyango nk'inshuti yawe Muyango ni inshuti yawe ja Muyango ni inshuti yawe jewe ntago njya mvuga inshuti zanjye rero bye Are you sure? Yego. Ngo kwari wewe wamudrivinga gumutwara kwa bivuga ko wamudrivinga Kimenyi mutwara kwa gatwarwa intambike gahambe Djihad ko watwara gura mugabo mutwara kwa Keza Djihad uravuga iki ndapfuye we Godifa ubona usanga mu buru ngomba ku complaining umuntu uzagusanga mu ijuru no twumvikane mwafashe none seriye tuye tugenda gake sibyo kumvikane nabyinde n'amasore ukunda amasore okay kumvikane ikintu kimwe ntabwo njyewe njya mpubuka Natasha ibi bintu burira nawe Godifa ubanza ushaka ko nanjye mvugira hejuru Godfather Nelson wamfa ko mvira ko dara sisobora kuvako kubana reka ikintu kimbabaje kurusha ibindi urukumva ikintu cyambabaje kurusha ibindi nukuntu mu gitondo naguhushije ntuvuge nziko ari wari gushira kuri ibi bintu you know everything ariko wagiye niba wanyereye niba byagenze gute ariko nafite ibitotsi ndarangara ndagenda urukunyumva wanga kuvuga uragenda wumva ikiganiro cyose reka twumvikane ikintu kimwe ibi byamamare cyo twumvikana ntazagira umuntu umfata nabi aba ni aba superstar ni ibyamamare iyo mwaje hano mugafata life yanyu mukayiduha turi kumwe mukagira zimeze nka Keza bakagira inshuti zimeze nka Keza mukwana kajya kwa Keza mbere yuko aguha umupuri agashyiraho telefone akarikodi Natasha tuba seriye wowe urifashe ugiye kubitsa amabanga Keza kandi Keza ntabwo agira telefone imwe okay Godifa uranyemera ngiye mvuze kamukanyuma nigendere sibyo that's why I'm recording nivuga ngo iyi niyo siro gifite mu mujyi wa Kigali mbere yuko ugenda twumvikane nana ababaje kino kintu nawe ababaje kino kintu aravuga ngo niba inshuti zacu kumubwira ngo waramutse umenya ko ari record isigaye tuzizera bande tuzakora iki kintu kirahari niyo mpamvu Godfather urukumva ndimubwira ngo ndabakunda ariko mbatinya kubi Godifa ngiye ubundi kankubwire ngiye moto mgira ngiye mbere na mbere nizera Imana yandemye uwa kabiri ndizera uwa gatatu wizera Kimenyi uwa gatatu nizera icyo bita umugabo bita amafaranga uwa gatatu wizera Imana yakuremye uburetse ngusobanurire uwa mbere ni Imana icya kabiri ni Kimenyi okay Kimenyi ni uwa gatatu
nzeka ngende bayisura Godfather. Oui. Godfather ikintu cyose udashobora gukipinga muri wowe ukakibitsa undi menya ngo n'undi nawe n'umwana w'umuntu biramuzitowerera biwomurara cyo utasohora kutereka cyo kigabana. Abantu muri Kigali mfite amamodoka ari kugurishwa, muze mbagurisha amamodoka muve kuri mamoto. Niba uri i Kigali, abanyarwanda n'amafaranga zigura. hari amamodoka urukumva i Kigali hari amamodoka meza cyane, dore ngize imodoka zitandukanye, iyi ni imwe ngira ngo ubona ko ari imodoka nziza cyane kimeze neza ku mafaranga make. Dore dufite amajande cyangwa amaringi meza cyane, wowe ngana ngo ukubite nimero ubundi wibonera imodoka amafaranga make. Godfather. Oui.